Chou! Shelly? Shelly, breakfast is... Hakubundi dore password sinyizi reka ndebe iyi message iri gutera hejuru ko Nana mu byukuri ndagushimira ko umugabo mwiza kuki ndagushimira ko umugabo mwiza uzi kwita ku bagore ngo umugore wawe ngo ndarota ibi bimuhamagara n'ibyande umugore wawe yarahiriwe ajye yisengerera yidunde uri umugabo mwiza nanjye iyabaga Imana ibindi wiyuzurize umva uretse ndebe no mu WhatsApp undi nibo turi umwe niki cyatuma ntareba ama message ko na telefone nibo twaravanze ibintu byose twazivanze Nana yohereje message Nana nta chat hariho hello gusa yonyine tuvuge ko ari cyo kintu bajye bavugana ariko mana yanjye ako mana ibintu mbyutse mbona muri iki gitondo koko nibiki umuntu ndamuhamagara ngo aze kuri breakfast kumbe indaya ze ziri kumuhamagara Sherry mana yanjye umva nje Sherry ndaguhamagara ngo uze muri salon gufata breakfast mbere yo kugenda ukanyihora kumbe ubuzi ibyo muri kumwe n'amahabara yawe muri gupanga uyu ninde kwandikira message gutyo gushime ibintu mwakoze yesterday ni ibiki mbwira turebe nge ndamukubwira neza Nana ninde nguhereze kugira ngo bisibe ko nabibonye se namaze no kubyiyohereza Nana ninde kwaragushimira nguru umugabo mwiza nguzi kwita ku mugore undi se yabwiye n'iki kuzi kunyita utamwitahira zana turebe ako iki gitondo twagakwiye kubyuka dutonga nafata telefone yawe urirebeshwa sibi iki utazi niki ibi ntago bisaba mbabarira ufite gahunda yo guseka muri iki gitondo we babyuka bakohereza ama message warangiza ukagenda ugasibanganya ibimenyetso byose muri WhatsApp nta niso ibi birasaba bisobanuro sibyo birasaba bisobanuro reka nisobanure mbere yo kurakara sibyo Sherry hanyuma igihe nahereye nguhamagara wanze kunyitaba ntago nazi kukwitaba nendo nitunganya nakene ni Imana imfashije ninjira mu cyumba zangiri gusona mitambona ya message mu mwanya gusobanurira sibyo mu mwanya gusobanurira nsobanurira iki se uyu gwejo twarasangiye saa 7 sibyo biba ngombwa ko tuganira ibyo muganira iby'urugo hanyuma se n'amatangazo uragiye gutanga y'uburyo tubayeho hano muri uru rugo musobanurira uko tubaye urumva wamusobanurira nkande se wamanga ibisobanuro by'uko nge nawe tubanye nkande urugo rwacu rwinjizamo abandi bantu banzu nyumve sibyo umva bari no wese nawe nge kuraba ariko guhamagara abamamagara bambuze ku kazi nyine bambuze ntabwo nabyutse nshaka kujya kukwita urabona nge nawe nitegura ntabwo nawe nabanje reka nkubwire banzu nyumve sibyo ejo maze kumubwira ibyo bintu ariko sinzi ikintu kiri kumutera kunyitaho cyane ambwira amagambo ni ibintu bitamaze igihe ariko ndabibona akundi reka nkubaze washatse ubishaka cyangwa washatse ari ibintu byo kwiyererutsa gusa ngo ugira adresse yaho bariza ubundi ujye untera agahinda usibye iyi message hari ikindi wari wamfata
warafata ngucinyo ngiye rwose ibi bintu reka nkubwire uru rwo kugira ngo nkomeze ndubemo ufite abandi bagore ku karubanda bakwitaba hanyuma wabyutse usimbuka ngo ndananiwe ngo se waraye uje ngo unaniwe sibyo uraryama wigira nkaho nta kibazo cyane mu gitondo urazindutse urakarabye uragiye nta nubwo ugeze unsuhuza ntiwanambajije ko wajya kuba ubanza ukambaza ngo ubyuke utabimbajije reka ujye ku kazi niba udashaka umusoro ubwo ufite amahoro ugenda nyine kubera ko ufite abagore bakwita imbabarira gusa mugore ko nakubwiye ngo amahoro ako se wangaga kunyitaba kumbi telefone ziba ziri gusona bari kukohereza ama message nanjye ndi gutunara ngenda ngo ndi kugutegura za breakfast ngo ndi gutegurira umugabo hanyuma inda ziri kukoherereza ama message muri iki gitondo umuntu ataranakuramo imyenda yo kuryamana ubu koko ni ikihe kintu mba ntakoze kubyuka ndi gushyashyana nanjye ubizi yuko ndi bugende mu kazi ukabyuka umpindura umunsi mubi ndaguhamagara ngo uri kwitegura warangiza nkasanga abagore bawe bari kukohereza ama message akose madari rero niyo mpamvu byuka mu gitondo utambwira ko nkeneye ukabyuka yiruka ngo ndananiwe ngo ibiki gereka nkubwire madame sibyo nabikubwiye buri gihe nta wundi muntu umeze nkawe kuri jewe urumva uriya namukubwiye ni secrétaire wanjye nana uri kunyumva ntabwo nzi impamvu anyohereza ari amagambo ariko bambwira iby'akazi akarenza ari amagambo singize akazi kavuga ngo uri umugabo mwiza ngo uzi kwita ku bagore ngo umugore wawe ngo yaratomboye ngo yarahiriwe ngo umufata neza ese ubwo yamenya yuko inahiriwe gute utamufashe neza ubundi niki cyamubwira yuko uri umugabo mwiza ni ukuri kw'Imana mu bintu ntatekereza ntabwo natekereza ako winyiyorobeka je kintu dupfa rero nuko nyiyorobeka ntunambwiza ukuri ibintu byo kunyiyorobeka ukigira nk'inzoka iri mu bintu je nakazi ni raporo abampereza cyangwa ibintu byose ambira by'akazi raporo mu by'ukuri je buri genda mubaza aya magambo mbaza urenzaho nayiki hanyuma wamusubije iki wavuze ngo kuko wari ubizi yuko uri mu rugo udashaka kumwandikira ibyo mwagize urangije na nimero yiwe ntibashyiraho izina handitseho nana ubirebe neza hanyuma se nana byari biriho cyangwa nukubera yuko nagiye gucekinga kuri mobile money nk'umwohereza amafaranga habona amazina yiwe hako wagireka kukunshira kumpindura igicucu Darida ntabwo nkubeshye ibintu nkubwira byose nibyo niko kuri sibyo ari ugushaka kukwirorobeka wabibona wimbwira gutyo mesa kamwe twubake cyangwa ubu koko akakandi tangiza ingeso ubu se ntituranabyara ubu se ko mbona nkifite itoto umunsi none amaze gusaza bizagenda gute Darida no uzajya ubazana bansange no narakubwiye ntago naguca inyuma uriya ni secrétaire wanjye nana aba ari kumbwira gahunda z'akazi mu by'ukuri sinzi impamvu arenza ariya magambo yose ayo yose nanjye sindamenya impamvu ninyamenya nzabikubwira kandi ukuri ngo umuntu akwandikira ibintu ngo ntabwo uzi impamvu uzagenda umenya ukuri uko igihe kigenda gishira wanyumvise urumva wakoze ku bwa breakfast ubwo ngubwo ntago ngifite apeti kuyikoresha apeti se wayibona gute kandi ufite abagore bagutegereje bagiye kukujyana mu makantine no muri pause ka urumva ukeneye ibyo nabyutse ntegura ugira umunsi mwiza ngiye nta munsi mwiza nagira je rwose ibintu ntago nabyihangana ntago nakwihanganira ingeso uyu mugabo atangiye kwadukana ngomba kubibwira parewe niba ari umujyanama muzima akamugira inama nkabibamenyesha mbere yuko mva muri uru rugo nakoreka nze mpamagare na masenge wanjye mbimubwira ibise nibiki je ntago natangira kugenda ndenzwaho abandi akakanya ntaranabyara beta nuko nava muri uru rugo ntaranarubyaramo kugira ngo batangire kundenzaho abandi ni ibintu babyuka bizamura umuntu isukari umuntu abyuka asimbuka nk'usimbuka urukiramende nta n'ikintu abajije umuntu kumbe afite abagore bamwoheje ama message Allo mwaramutse neza tanti nanjye ndaho nyine oya ntago ari ukuvugira ku mutsi w'iryinyo nyine ubwo hari igihe umuntu aba abyukiye ibumoso sinzi uko babivuga niba ari iburyo niba ari ibumoso simbizi umva mbabarira ndagushaka uyeranje ko uburyo uyu munsi turatubonanye kuko ndagushaka cyane byihutirwa ninkubwa ko wumva ko nkushaka byihutirwa ubyumva ariko kandi umbabarire niba wari ufite n'ibindi bintu wari ugiye gukora ubyihore wumve yuko umukobwa wagukeneye kandi agukeneye cyane ndakwinginze
oya ntabwo ari ibintu byo kuvugira kuri telefone pe, ni ibintu tugomba kuganira amaso imbona nkubone. Nawe tekereza impamvu ndi kuguhamagara saa moya za mu gitondo. Wimbaza ngo umukwe wawe yagiye hehe, wowe uze tuvugane. Ntago meze nk'imbwa yasaze mbabarira rwose, niba wumva ndi kuvugira muri mood utamenya mbabarira. Sawa urakoze, ubwo ndagutegereje. Ubwo se urumva we waza amasaha umugabo avira ku kazi bigakunda, uze mbere yuko umugabo ava ku kazi. Nibyo byiza. Sawa urakoze. Bana yanjye ngiye nagusha umva ngomba kubamenyesha bakamenya ikirura bankingiye, bakamenya ubwoko bwacyo. Umuntu ahora acecetse yigize intama, kumbi ari silent killer. Kamamagare na Derek parewe nabimenye, menye umuntu bankingiye uko ameze. Mwaramutse neza pare. Mwaramutse neza pare. Amakuru ni meza. Mwe mumeze mute? Ni byiza niba mumeze neza. Mbabarire kuba nguhamagaye mu gitondo mutarajya mu kazi. Nuko nabashakaga byihutirwa. Nyine nagira ngo mbasabe uyu munsi muze kundeba, nyine ndakwinginze uze kundeba ndagushaka. Oya wimbwira ngo uraza gutegereza utahane n'umuhungu wawe, ndashaka yuko ugera mu rugo mbere yuko umugabo wanjye ahagera. Hari ibyo nshaka ko tuvugana kandi si ngombwa ko umugabo wanjye ari buze kuba ari muri icyo kiganiro. Oya ntabwo ari ibibazo ariko ni ibisa nabyo, urabimenya uhageze. Byaba byiza tubiganiriye amaso ku maso kuko ndumva ari byo byamfasha. We yamaze kugenda ku kazi. Njyewe uyu munsi nta ndi bujye ndumva ntameze neza nyine. Pare wimbaza ngo narasamye, gusama nibyo byatuma ntamera neza. Sawa ubwo ndagutegereje mbere yuko umugabo ataha nyine. Uraba ugize neza. Sawa rero mugire umunsi mwiza ubwo naho muri ayo masaha. Ni karibu. Karibu. Anti wahageze? Ndahageze. Komera mwana, Komera ta. komaje kumera neza ra. Niko. Ndi kugenda menyera urugo. Ndi kugenda menyera urugo. Umeze neza nukuri. Umeze neza. Niko. Nari nanagukumbuye ariko ni nkayo yose. Nanjye nayo nkumbuye ta. Ngiye kubona mbona telefone ngo pa. Bisa nambambaranya vuba vuba. Bitanze. Kiza nyine nuko ntashatse kure yanyu. Ariko ikibazo cy'imodoka ziri hanze hanga. Noneho ngo sanse yuriye. Mbonye nintega imodoka. Rero bwange mitanurira kamoto. Ukuze wanjye yaraje ku kazi se ntabwo yari kukuzana. Aya nabonye ari ukumurusha. Ashaka no kubishya ibiganiro byanjye nawe. Okay. Ayo ndahomeze neza nyine. Kuri kunyitegereza cyane ta. Aya ndi kubona ukuntu mu maso hameze. Habaye iki se? Cyangwa hari ukuntu byagenze wenda. Kareka. Misiri imbere ndaba mpetse umwuzukuru. Kareka namwe ababyeyi ibintu byose muhora mubyihutisha aka kanya se. Mugomba kubyitegereza. Bimeze neza cyane. Bizaza. Abimuhira baraho se. Abimuhira baraho. N'imvura irimo kugenda igwa rwose. Musaza wawe se. Saza wanjye se ntabwo umuzi. Ndi no guhora mu bitabo. Bitwariwe n'amasomo gusa bayumva abantu bose bajya ku ishuri. Abantu bose bahora basoma gusa. Birangiye rero birandambira shaho. Birandambira ariko nuko nta kundi nyine twamugiye. Nyine urumva nyine abantu iyo bavukana buri muntu wese aba afite imico ye, nyine nta ushobora kugira imico nk'iyundi. Neza pe. Biteze. Ni byiza. Ubwo ni ukuvuga ngo rero cyagiye igihe nagutelefonaga
ndashaka kugira ngo nkohereze umukozi wo mu rugo Eh, numva ngo wamubonye naramubonye nabonye undi kadogo mfite rwose n'umwana mwiza. Imana ishimwe abakozi b'iki gihe kubera yuko basigaye Wenda bakamenya ntarahinduka kuko akiri mushyashya kuko ntaramara ukwezi. Wenda nzareba mu minsi iri imbere uko bizaba bimeze. buri ikintu cya mbere uzakora uzi icyo ari cyo uzamuhemba amafaranga aruta ayo muri no karitsiye. Aho umukozi niyo wamuhemba amafaranga menshi n'ubundi afite ingeso mbi se n'ubundi ko yahinduka. washobora kujya ahandi noneho rero yabona udufaranga ari dukeya ugasanga ni intoza. Karibu pare muhise mwinjira namwe karibu. Karibu muri Isanga. Ndaba neza. Yego. Tumeze neza. Burya abantu bose rwose barahura. Uzi ko uyu musore twahuriraga muri mariage yanjye. Ni mu mujyi ariko wankubise soza. Nabonye wirukanka uri kuri telefone ndavuga si uyu muntu ninkora ku telefone yiwe mbona urirukanse. Kirajya nanirukanse nanjye bisa nkaho nakwitegereje kubera iyo misatsi yawe urabona ko ari wifite wajya ngo umumetisi wa mugani w'abanyarwanda. Ndavuga nari kuriya wenda wasaga ari tante wacu. Nari kwirukanka ngiye gufata costume. Nibyo byacu nubizi twirukanka muri show mu kazi ka Kigali n'amashow. Oya Imana ishimwe kandi kubera mukiri batuma mugomba gukora. Ariko wambonye wabonye ibintu n'ibisumba. Yewe tuve gukinwa reka nibarize inkumi yanjye nagiye kubona mbona irampamagaye. Byara amahoro mwana cyangwa nawe yampamagaye twese duhurije hamwe. Nyine ubwo yaradukumbuye. Bisa naho atari amahoro. Urumva nyine njyewe nyine nagize ikibazo kandi nsanga nimwe abantu ba hafi ngomba kwitabaza nka tante wagiye aho. Ikibazo ni kikaba mu izina rya Yesu. Ndero hafi na hafi burya nyirasenge w'umuntu n'umuntu ukomeye ndetse ndavuga ngomba no kwitabaza pare w'umugabo wanjye kuko mbanzi ko ari umuntu wa hafi kuri we. Aho urimo. Yewe rero umugabo asigaye yaradukanye imico ntazi yariyo. Ntukibasha no gushyiramo agapesi mu kuri. Nakundi. Yakoze iki se kandi inshuti yanjye? Umugabo wanjye yadukanye ingeso zo kujya mu bandi bagore. Ngaho basigaye bamwandikira ama message bamuvuga ngo burya ari umugabo mwiza ngo uzi gufata abagore neza. Ubwo umuntu yakwandikira message akubwira ngo uzi gufata umugore neza nta kintu wakoze. Nkawe iyo message uyibonye mu gitondo ubyutse wari gutunganyiriza umuntu breakfast ngo ajye ku kazi ukayibona. Akabwira ngo warakoze ku bihe byiza ngo twagiranye yesterday watekereza iki ngo umugore we ngo yarahiriwe ngo kuko uzi gufata abagore neza. Ngaho namwe ni mumbwire ubwo se murumva mpagaze he? Navuze ngo ngiye mbahamagare mbabwire ejo n'ejo bundi ntazafata umwanzuro mukabona nsohotse muri uru rugo ngiye ntago nashobora guhora bandenzaho izindi biro rwose. Ntabwo nabishobora hato ejo n'ejo bundi atazanzanira ibirwara ntazi ibyo ari byo cyangwa akagenda byaragura mu gasozi bagatangira kujya banzanira abana ahangaha ntazi iyo baturutse imihanda mbuga. Rwose mumbabarire ntabwo ibi bintu nabyihererana ngomba kubibabwira kubera ko ni ikintu kimbabaje. Abantu barwubika ngo nibo barwuburangeso ukuntu abacecetse ntabwo wamenya ko yabasha kujya mu bandi bagore. Ese koko ibyo bintu kandi ndikumva neza yamanya n'umutima wanjye wenda katamubishyira ko byabaye. Mwana wihangane gato tubiganireho neza. Nuko bitakuriho niyo humura ntabwo so duhamagaye kugira ngo tugire sibyo utwishingikirizeho. Nta kintu na kimwe namukoreye kabisa ubuse ko kujya batangiye kujya mu bandi bagore kandi nanjye mari. Byihore n'amavu yo kurira kankubwira. Oya humura. Reka ibi ni ibintu byakemuka reka turebe niyo mpamvu wa mugani bavuga ngo imitwe ibiri irusha umutwe umwe byibuze ku bwenge. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Derek nawe wari ubizi yuko umugabo tugiye gushakana ari kameze ntiwabimbwira mbere y'iki. Ntabyo narizi. Ngo nsubike mariage none ngaho ndebe amezi angahe atangiye kwandikirwa n'abagore n'ibiki byose umuntu ataranabyara. Ndakurahiye pe. Ubuze umunsi nabyaye noneho nkagenda nkabyimba nkangana gutya noneho ko mbona nta n'umwana ndagira bizagenda gute.
mwana wanjye rero reka mbabwire hari ikintu turi kumva njye umwana wanjye namwumvishije nawe wamwumvishije ariko wowe uracyari mutoya ibi ni ibintu ni experience uba ugomba gucamo nka parewe wayiciye nawe ubwo urimo kugenda wiga mwana wanjye nawe se arabikora niko ko ikibazo turagiye kugikemura ariko urukundo ndaruzi urukundo ndaruzi ahubwo se uriya mwana ahindutse ate mu minsi iri imbere njyewe aza no mu rugo ko nabonaga ari umusore mwiza w'inyangamugayo uzi amagambo yanteraga uzi sitori yanteraga hakambwira ati umugore wanjye mukunda wenyine twaba turi kureba make abandi basore baza n'abakobwa ni ukuri ntabwo wabonaga n'ikimenyetso na kimwe yego ibi sinapfa kubyemera njye nose nta gakungu wageze umubonamo byibura k'abakobwa runaka habe ni ukuri ahubwo niyo bavuga ngo uriya yabajyaga amacecetse nyine nose ubundi usibye ko iyo message nayiguyeho kuri telefone ubundi ugira ngo nari kuzapfa mbimenye ariko rero hari ikintu nshaka ngiye kugira ngo tuganireho mwana wanjye sibyo urareba ndi nyogosenge sibyo yego ndabizi ndi nyogosenge kandi ikintu ngushimiye cya mbere buriyo ngushimiye ko uracyafite icyizere na n'iyi saha aracyagira kuba yatwizeye agaratekereza ibyo nabyo nibyo gushimirwa ni gute bakemura ibibazo yego njyewe rero ndakumva 100% kuri kote zose ariko reka turebe ukuntu tubiganiraho neza ihangane gato ese murabiganira uyu mugabo w'indaya arataha muri uru rugo ngiye nongere kumwizera nongere ihangane gatoya nta mugabo udakosa njyewe maje kugira experience nyinshi ariko hari ikintu nashaka kuganiraho n'umwana wanjye dore yuko njya kumushyingira nagira ngo urugo rwe rukomere ruhamye sibyo burya ingo ziri hanze ahangaha zirimo gusenywa n'abanyeshyari njyewe ikibazo ufite ni kimwe utubwiye yuko utigeze uganira n'umugabo wawe njye ntabwo twaganire nabibonye mu gitondo kandi yagukubise se ntabwo yigeze ankubita aragukunda se ubona gukunda uzuba nabibwirwa n'icyo arankunda yarangiza akajya mu bandi bagore umwuka ni mwiza hagati ya Just mu rugo nyine iyo ubona mu rugo wakwicisha inzara ushobora gukora nta nzara nyiciye urarya aranakwambika muryama no ku buriri bumwe muryama no ku buriri bumwe akaba yanakuganiriza tu ntago akwishanya kwa kundi ubona umugabo yishanya umugore oya yo niyo ngeso yakemuka ikibazo ukuntu cyoroshye rero njyewe mbona kuri uno mwana wanjye hanze ahangaha hari abakobwa bakamiye amaso nanone njyewe ikintu nabonye hari umukobwa w'inshuti yawe wa mukobwa w'inshuti yawe niba yitwa Keriya urabizi ukuntu mujya gushyingirwa yajyaga akunda gufata nimero z'umugabo wawe kumwihamagarishwa n'iki rero ashobore kuba niba mutaganiriye afite ikibazo cy'uko ashaka kugusenyera kugira ngo nawe uruvemo none ahita avuga faiblesse zawe azibwire nde azibwire umugabo wawe njyewe rero ikintu ushaka ni uko wakwicara neza ukaganira n'umugabo wawe ukamuhamagara kandi message ari umukobwa message ni umukobwa bakorana ndayemera ariko umukobwa hanze ahangaha abakobwa b'iki gihe basigaye bafata n'abagabo cyangwa umugabo wanjye ahubwo niba ufite ubusuma bwo kugenda ahindura amazina y'abantu muri telefone umva mwana wanjye hanze ahangaha ikibazo cyateye ntabwo muzi ko kera abagabo bafataga abagore ku ngufu abagore noneho byarahindutse nibo basigaye bafata abagabo ku ngufu ikintu wakumva ubona akora ese anakunda ubona akunda ibintu by'amapenzi utuntu tw'urukundo ubona akunda nk'iki ku buryo wavuga akunda kumwiki kuri iki ibyo bintu akunda ibintu by'amadecoration nk'aje agasanga nadekoye nyine arishima yego ubundi akunda n'amata nyine akonje amata akonje amen ubwo rero hanyuma ibanga turarivumbuye ikibanga turarivumbuye none hari ukuntu bakwibutsa wenda ibihimuteretana nk'akantu mwakora mu cyumba byibura atari byo vanga byo gukora cyose nkajya kubimukorera muhemba n'ubugome yawe siza nkoreye cisha make mwana wanjye kubera ko ugomba kureba ku mugabo wawe ubu waruzi yuko uyu mugabo mwasezeranye ngiye nkashenguka nshira ihangane mwana mama none kugira ngo ikibazo kigende gute none se nuzamuka nawe akaza ngiye nashaka ko tuba twijyane tukaba tujyanye mu rugo ubundi akazaza kunza tujyane abagabo burya baba bazi mistake ari n'igihe wasanga nawe abizi ariko yabuze aho yahera uyu ni umunsi wo kugira ngo afatwe ku munsi wa 40 ese keretse nyuma y'ibi uri gutegura
ibintu byose akunda ndaguha amafaranga turayamusigira amafaranga wowe ukora ibintu byose ukora n'ibintu by'urukundo buri kimwe cyose burya umugabo nagarukira muyazana yanya bare dupfusha ubusa ngiye nta mafaranga nge nakura kumupfuka ngo uko ikibazo giye guhanga umuriro bajya mu bandi bagore ariko ikindi akandi kabazo ufite mwana wanjye uracyafite twaduhane twawe twa kera tanda amaze ngiye umuntu yakomeza kunera umukobwa wanjye nawe agira akantu k'utudefu ko guterera hejuru kurakara disi nukurakara yese muraba yanzamura isukari yanesheje umutwe oya ikintu twashaka kukubwira ni dukomeze kuri iyo ngingo twumve twari turi ku kibazo cy'ukuntu umugabo akunda kudekora sibyo yakubabaje pe uruva mu cyumba ha dekorote tumugurira itara akunda ryaka tugisha inama ni ikintu uri butubwire ikintu wakumva watekora akunda biriya bintu ngo bimeze nk'iby'abahinde ngo ibyumba bidekoye ngo birimo indabo n'iki mbona yarize umuzungu wigeze ukora ikirori cyangwa biheruka muri mariage na mariage nabyo abiheruka muri mariage ntabyo bakoze ntabyo nigeze mukora kiri niwe wabingura ajye kumpropose ibaze okay baravuga ngo intoki ebyiri no gukarabyanya siko babivuga mu kinyarwanda tanti sigo cyane rwose wowe yakoze party yakora party yawe umwigarurire avuga ati turebe mu bikorwa muhembera amakosa yakoze nagaruka umuhembe no kugira ngo ugarure rwa rugo rwawe rwagiye wa mugabo uri kugenda ese icyo kiri kumutwara ni igiki niba ari urukundo ndakora iki ese ni mu buriri nkoze iki ni mu mirire nkoze iki ese akunda iki utwo tuntu tumara kutumenya uwo munsi numara gukora ibyo bintu byose ukabona umugabo arenza arakomeje agiye gusamba tuzatubwira ngo kora divorce ikindi nzayihagarikira iyo divorce ndayebeye abanza ko ibyo bintu by'urukundo turebe ngiye nimbikora nambwiza ukuri simenye ngiye buracyo mbita nitaye hari ikindi kintu ugomba kwitwaza mujya gushyingiranwa urabyibuka ku munsi w'ubukwe bwanyu mwavuze ko mwabaye babiri sibyo mwari babiri ariko muri umwe ariko noneho hari undi wundi uri hagati yanyu ari nde Uwiteka Imana Yehova sibyo ubu rero ikintu numva twakora tuvuze yuko uri bwite ku mugabo wawe ugakora utwo tuntu twose hamwe no gusenga Imana byose irabikora reka ahubwo duce bugufi twambaza Imana tunasenge tubwire bare twiyambaza Imana none musenze Imana ntikore mwambwira iki koko ikintu wadusezeranyije kwani igihe usenga Imana ntikumva watwemereye ko se byibura bya bindi uri bubikore ahubwo arinjira ndeba gute nifitiye n'umujinya niyo nabikora so barinjira ndi kureba neza ndabyishiramo bikunde reka tubwire Imana dusenge tubishyire mu maboko ya Nyagasani ibidashobokera abana b'abantu arashaka kumwa ngo nindenzeho ndume gihogo urumva ko ndabisubiramo bwanyu reka mubaze ikibazo kimwe sibyo tujyane na ndakwingize curuka ntongere kurakara sibyo kuko ntacyo turi gukemura umutima ubabaye ntago wakira ahubwo se ubu yaba yaduhamagariye iki turi abantu b'akamaro turi abantu bameze bate ko watwumva cururuka twereke ko atlist byibuze iyo nama giye kumvira inama zanyu nubwo bingoye reka ngerageze mbishyire mu mutima turebe sibyo igerageza wihangane kuko n'umuntu yicirwa umuntu wiwe bakarenzaho agafungwa ariko ntabwo bamwica direct ikindi kandi ibuke ko umugabo wadatunganye nawe hari igihe uzakosa ikindi riga ntabwo umugore ejo bundi ntabwo bagutereta ukamuhanamira ukamubwira uti ndi Mariya yakubwira ati bantereta hari ubwo mbyemera oya ngeneye ko mfite umugabo reka dusenge tubishyire mu maboko ya Nyagasani hanyuma ibindi byose bizagira igikunda kandi ukora umuteguro mwiza ibyo birabyo genda bigure setting mu buriri bwawe ibyo biryo akunda uteke neza urunge neza ugenda ukarabe witera umubavu mwiza wambara kenda asanzwe atazi niba ngombwa uragura kenda gashyara ngaho reka neke duce bugufi twambaza Imana yacu reka duke Uwiteka Data Mana nziza turagushimira kuri Imana nziza kandi uri Imana ikomeye turagushimira Mwami Nyagasani ibyo wakoze uko watangije urugo abari kuzarusoza ubane na runo rugo Data Mwami Nyagasani warabijeje bakimara gushaka nababwira ngo none ubu tuvugana mu baye umwe bakomeza bamwe ikibatandukanya cyose twagiye kuraho mu izina rya Yesu umwuka wa Satani wose turawukura mu izina rya Yesu uwo mwuka uvugwa hagati y'umugore n'umugabo umwuka w'uburara umwuka w'ubusambanyi butandukanye umugabo atazi umugore atazi butabaye ku mugabo uwo mwuka turawirukanye nona
mu izina rya Yesu. Rero data mwami nyagasani, urugo uko warwubatse ukarutangiza aba ari nako mwami ruzakora. Reka bazabyare bororoke. Reka data, iki ni igisitaza gitoya nk'uko Satani yagerageje Yesu, uyu nawe niko ari kugeragezwa. Ibyo bigeragezo byose turasenga kugira ngo iyo aca mu kigeragezo ugiye kugera ku ntsinzi. Turizera ko umutima ugiye kugera ku ntsinzi muri aka kanya. Turizera ko urugo rugeze ku ntsinzi muri aka kanya. Reka ibyo byose abikore mwami data, twe tubikore nk'abana b'abantu, ahubwo amarangamutima ya umuntu akurweho data mwami, mwuka wera wari uyobora uyu muryango kandi awushyigikire. Reka abamarayika batsimbe hano, reka igicaniro cyawe kigume hano, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Cururuka. Urakoze cyane rero. Murakoze nyine kubigerageza. Ego. Ni umuti ushari ariko ndawukora bwo hatagira ikivamo, nabwo nzongera mbabwiriza. Reka niyizi. Kamaganya mukabaye mushyangana baravuga ngo kabaye. Uwo twabihereje twabimuhereje, kandi ikindi ntabwo bizarengera uri umukobwa mwiza utekereza. Sheri bite? Ni sawa Sheri. Byagenze bitana habaye iki? Habaye iki? None bimeze bite? Ndabona imitima, ndabona wambaye neza, ndabona washashe neza. None nambaye neza, urabikunze? Hari umuntu uvuye hano? Aya Sheri, nta muntu uvuye hano, ibi byose niwe nabiteguriye kugira ngo nkwibutse urukundo rwanjye nawe tugikundana, hataratangira kugenda hijugunyamo abantu ba kidobya nk'abariya bose batumye mbabara mu gitondo. Hari icyo bikwibukije? Deri, urugo rushingiye kuri byinshi, sibyo? Kandi icyo gihe hazabaho iyo miyaga yose ese Sheri, kuri kumamagara mu izina urandakariye ku buryo utamubona? Nta kibazo mfite. Ibyo ndi kugusobanurira, uzumva iyo miyaga yose isuma. Mu by'ukuri jyewe uko mpagaze aho ngaho ndi uwo kwizerwa, kandi ibyo mvuga n'ibyo nkubwira byose ni ukuri, sinigeze nguca inyuma. Urumva? Sheri, uri kumbwiza ukuri? Ngaho rero batangiye kuguhamagara nanone ari gukigera mu rugo. Iki si ikibazo cya telefone, ibyo nkubwira byose ni ukuri. Uriya mukobwa yitwa Nana, ni sekreteri wanjye, ampa raporo zo ku kazi. Ntabwo nzi amagambo ariko muri no minsi ari kongeraho icyo agamije. Arabyiharaje byose nakubeshye, ariko niba utaramfata n'uyu Nana wenyine ni iki cyasha cyo nyine mbona nyuma, kandi mu buzima naragusezeranye yuko bitazabaho na rimwe. None se Sheri, wenda reka mbyemere kuri kumbwiza ukuri. Ubwo koko we nta ruhare ubifitemo kugira ngo umuntu atinyuke kukwandikira amagambo nk'ariya? Mwa mwajyanye ikiganiro kingana gute kujyana kugusangira ukajya kuvuga amabanga y'urugo, kuzi yuko amabanga y'urugo wundi batagomba kujya ku karubanda, bigomba kubera hagati y'umugabo n'umugore, kuki ugiye kuvuga uko tubanye? Mu by'ukuri ntabwo navuze amabanga y'urugo, navuze uburyo tubanye, kandi ntanga nk'urugero. Nese wari uri kuntaka? Nibyo yashimangira? Nandi ngutaka, banza unyumve. Ikibazo cyo ntabwo unyumva. Nagutakaga mu urugero rw'uko tubanye, naho yakwigira. Urumva? Ibyo byose rero nibyo yaherewe, nagize ngo nibyo yahereho, avuga ngo ufata umugore wawe neza, nkuko ejo yahoze abimbwira, aturahirwa wowe umfite, sibyo? Urahirwa wowe umfite, sibyo? Ni ku kazi na nungu bari kumpamagara. Sheri, wowe n'umutima wawe uzi ukuri, sibyo? Nkubwije ukuri gushoboka. Niba wumva koko ushaka ko twubaka, ureke kumva amagambo, kuko ntabwo abagore muri no minsi cyangwa abakobwa bakunze ingo zibayeho neza, cyangwa se bakunze abantu bari muri relation zibayeho neza. Wanyizera gute basi?
ngiye ntabwo mvuga ngo mfite ngo uburyo nzabikoramo kugira ngo nkwizere ahubwo niwe uzandemamo icyizere nkabona ko icyizere gikwiye koko ndabikora rwose ibyo bintu byo kugirana agakungu n'abo bantu ngo mwaganire ngo ese ubundi ko ari secretary wawe mujyana gusangira gute nta kuntu wajyana n'abandi gusangira nta kibazo gihari n'abandi twa turi kumwe twa turi abantu bane rero ubwo nabo bari muri icyo kiganiro cyane rwose ntago namubwiye amabanga y'urugo namubwiye ibyo ngomba kumubwira nyizera shero urabizi ko nsenga imana umunsi nasenze ikagushira ku karubanda wishira iyo myuka mibi uvuga gutyo kunshira ku karubanda gute kandi nta kimba nakoze ariko sinabura kugushimira niba ari byo koko watekereje neza ibi byose niwe nabiteguriye yango ndiye ku mutima we wanyurwa ngiye urabizi ko yongize umubabaro cyane aho kugira ngo nkore ikintu kibi nibuka ibihe byiza nagiranye n'umuntu kuruta amakosa turi gucamo okay nabishimye cyane ndagushimira kubwitange nuko wabitekereje ndabishimye cyane kandi urabizi neza ntabwo aragucinyemo basi none reka ngusuhuze bashije kumva ibyo wambwiye kongera kumva nabikora reka njye muri dushe ndaje bakunzi baganza film nongeye kubasuhuza ndizera mumeze neza umunsi wabagendekeye neza natwe tumeze neza turashima Imana iyi episode rero mumaze gukurikirana twashatse gutambutsa ubutumwa bukurikira mwabonye yuko akantu gatoya gashobora gutuma urugo rushwana ndetse rukagera kure rukaba rwanasenyuka hatabayeho gushishoza twabonyemo inshuti nziza masenge mwiza tubonamo pale mwiza ndetse tubonamo n'umugore wemeye kugirwa inama kugira ngo urugo rwubakwe habonekamo n'umugabo wemeye guca bugufi kugira ngo ibibazo biganirweho rero ni byiza yuko twagakwiye kwigira ku makosa aba ku bandi kugira ngo tubashe gukosora yacu cyangwa se nayo tuzahura nayo mu buzima ni byiza yuko twagakwiye kugira inshuti nziza zadufasha kubakaho kugira ngo zidusenyere kandi mbere yuko twiterera hejuru ku kibazo kibaye mu rugo umuti ni ukuganira ntago ari umuti ari ukugenda duhuruza abantu hirya no hino tekereza nawe iyo nza guhamagara ziriya nshuti masenge ndetse na pare tugasanga saba abajyanama beza bakangiye inama yo kuva mu rugo nari kuba nsenya urugo ku kantu gatoya kubera message itarengeje n'amafaranga wenda 20 igasenya urugo mwubatse rubagoye ni byiza yuko amabanga y'urugo yagakwiye gusigara hagati y'abashakanye ndetse mukabiganiraho mugahuza umutima nta kosa ridakosorwa ikibi nuko wenda umwe mu bashakanye yakwigira ntibindeba akashaka guterera umupira ariko abagiye inama Imana irabasanga mureke twubake dufite intego kandi twere kubaka tureba ku makosa yabo twashakanye kuko nta miseke igoroye ihari umuti ni ukuganira ntago umuti ari ugusakuza cyangwa ngo wereke umuntu yuko ukomeye kuganira ni ingenzi kandi no guca bugufi birakenewe mugire umunsi mwiza